Mwana turagushima mu izina rya Yesu Kristo kuri uyu munsi waduhaye kuba imbere yawe dusenga tuyiriza nko ijambo ryawe rivuga ngo mu bihe bya nyuma hazabiruhije abawe bakwiye kuba maso bagasenga iminsi yose kugira ngo bahabwe imbaraga zo guhagarara badatsinzwe n'umwanzi Satani. Kandi waravuze mwami yuko ibyo dusaba byose twizeye ko byakoretse imitima yacu tuzabona bikoreka. Komeze mwami kutwubakamo kwizera kutajegajega, twigishwe kukwiringira mu bihe ibe byose. Tumaze kumva ko wabaye umwana w'intama kubw'ibyaha byacu, ariko kandi ukaba uri intare y'igisore, intare ikomeye. Isi ifite souvenir yawe nk'umunyantege nke yagiye ku musaraba. Nyamara turabizi ko ibyanditswe byera bivuga ko igihe uzagaruka ku mugaragaro, ntabwo uzagaruka nk'umwana w'intama, kuko ntabwo uzabuje gutambwa, uzagaruka nk'umwami w'abami, umutware w'abatware. Uzagaruka kwima ingoma yawe, uzacecekesha ubwanzi bw'Imana bwose aho buturuka, kuva iburasirazuba kugeza iburengerazuba, ikusi n'ikasikazi. Ibishyizwe hejuru byose bizacishwa bugufi. Ni wowe wenyine umwami Yesu uzashirwa hejuru. Dore rero umwami, no muri iki gihe turimo mu kwizera tukubonemo umwana w'intama watambwe, kandi tukubonemo intare, kandi intare yahanuwe ko izaturuka mu muryango wa Yuda, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Rero tumaze kumva ko umukristo nawe ngo akwiye kuba afite ubushizi bw'amanga, akwiye kuba afite gushirika ubwoba nk'ubw'intare y'igisore. Kubera ko ibi yavuze intare y'igisore, ninde yanyibutse? Kubera ko atari intare yose bavuze intare y'igisore. Ngo le juste a l'assurance d'un jeune lion. Kubera ko intare y'igisore abari hano kuwa gatatu twabonye intare ishaje ibyago biyigwaho, kuko isi Imana yavuze intare y'igisore, ko itavuze intare yose. Iyo ivuga intare gusa ishobora kuba ari intare ishaje se. Mwabonye ko nishaje n'izindi nyamaswa zahoraga ziyitinya zirayitinyuka zikayibonera, ndetse ikazahinduka ibiryo byazo ipfuye. Yateraga ubwoba isigaye ihunga ikajya kuhisha. Ntabwo rero Imana yavuze ko umukiranutsi ari intare yose, ni intare y'igisore. Amen. Le lion dans sa force de jeunesse, intare mu mbaraga zayo za gisore. Twabonye umukiranutsi wari we. Nuri muri Kristo, Kristo akaba muri we, noneho akabaho nk'umukiranutsi. Noneho abanza kwakirwa gukiranuka mu kwizera, ntacyo arakora cyaba cyiza cyaba kibi, akizera Yesu Kristo n'umurimo yakoze. Cyo Imana itimubaraho gukiranuka kwa Yesu, no gatangira kubaho mu buzima bw'umukiranutsi. Attention, iyo elema muyishireho. Abanza kwitwa umukiranutsi bwo kwizera Yesu, ariko Imana Dieu s'attend à ce que maintenant il commence à vivre comme injuste. Imana igatangira kwitega ko ari butangiye kubaho nk'umukiranutsi. Amen. Ibyo ni ibintu by'ingenzi. Bitabaye bityo ngo uzaba warakira ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Ngo ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Ngo nimuzakire ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Uwo ninde? Ni umuntu Imana yamuhaye ubukiranutsi ku busa,
nakawufusha ubusa, agakomeza kubaho nk'uko atigeze agirwa imbabazi, agakomeza kubaho nk'uko nta buntu bw'Imana yakiriye. Ça c'est de... mais on se fout de Dieu. Icyo gihe Imana avuga ngo ingaruka ni ziriya Abaheburayo 10. Amen. 26 kumanuka 31. Umuntu wakerenjeje amaraso ya Yesu, wasuzuguye igitambo cya Yesu, wababaje umwuka w'ubuntu, ngo ntabwo haba hasigaye ikindi atari kwitegana ubwoba umuriro uzatwika abanzi b'Imana. Ngo birateye ubwoba gusumirwa n'amaboko y'Imana nzima. Ntimuhazi aho se? Ni umuntu yakira ubuntu bw'Imana hanyuma akabufusha ubusa, ugakomeza kwibera mu byaha kandi wari wahawe ubuntu bw'Imana. C'est terrible ça. Malheureusement amaka menshi y'abakristo uko bameze, barakira ubuntu bw'Imana ariko biberaho nk'uko nta buntu bw'Imana bigeze bakira. Bakajya mu busambanyi, bakajya mu bujura, bakajya mu biki, bakabaho nk'uko nta buntu bw'Imana bwabayeho. Abo rero ngo nta kindi gisigaye ni ukwitegana ubwoba nyuma y'ubuzima bwabo bwo muri isi, ngo nta kindi gitambo kizatambuka, ko icyatambwe waragisuzuguye, ngo haza basigaye kwitegana ubwoba umuriro uzatwika abanzi b'Imana. Urazi kubaho kandi utarapfa, utitega imbabazi, utitega agakiza, ahubwo ukitega umuriro. None wowe uri mu buzima nta mbabazi z'Imana witeze, none wowe birakubwira ngo asigaye kwitegana ubwoba umuriro uzatwika. Bibiliya Kirundi yo iteye ubwoba ngo abasigaye kwitegana ubwoba ngo umuriro w'inkazi uzarigata abanzi b'Imana. Kubera ko bavuze ngo uzarigata, baravuga wa muriro Eliya yahamagaye, waraje n'amazi byose. Bibiliya Kirundi kuvuga ngo umuriro w'inkazi uzarigata abanzi b'Imana. Kuba rigata uruva icyo ari cyo nta trace. Mu bisanzwe ni umuriro uzatwika ubuzira herezo kandi ntukongoke, ugatwikwa ntushire, wowe ntushire. Terrible ça. Erega eternité ntabwo tuyizi. Iyo umuntu amaze kwitwa umuntu ni hatari, ni hatari, ni ugukizwa cyangwa ukaba waretse kubaho. Ikibazo uri uko kubaho ntabwo bisaba, wisanga uriho. Niyo Bibiliya ivuga abantu bavuma umunsi wo kuvuka kwabo. Niyo mpamvu rero umuntu akwiye kumenya yuko nimba kubabarirwa ibyaha by'abantu byari ngombwa ko Imana yambara umubiri, Imana ikitanga ku musaraba, kese nimba twibaza ko ari science fiction, hari ibintu bitabayeho, nimba ubyifata gutyo nakumva ko wakwibera gushaka, kumva ko ari ibintu n'umugani ni mythe. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Ni ukuri. Amen. C'est la vérité chimiquement pure. Yesu yaraje. Historiquement hari ibimenyetso byinshi. None twebwe twizera turamubona, tumuhamagaye. Yesu ari muri twe. Rero rero uri umusazi, niyo mpamvu ushobora kubaho nk'uko Bibiliya ntacyo ivuze. Kugeza ubu nta muntu n'umwe aranyomoza Bibiliya. N'abantu bayituka nuko batayizi, ariko nta muntu ashobora kunyomoza Bibiliya. Imana ishimwe. Amen. Ni ijambo ryahumetswe na Rurema. None rero tumaze kumva ko umukristo wamagariwe kugira ubushizi bw'amanga, ubuzima buzira ubwoba nk'ubw'intare y'igisore. Uyu munsi rero ni nka continuité, ni nka suite
twavuze iki? Twavuze ngo l'homme de Dieu dans la diversité. L'homme de Dieu dans la diversité. Twavuze gute mu Kinyarwanda? Ngo umuntu w'Imana hagati y'iki? Ibyanganye nabyo. Ese iyo tumaze kuba abana b'Imana, ibibazo byose bihita birangira? Ariko niko bakubwiye igihe wazaga ukizwa, ngo ibibazo byose bihita birangira. Hari ijambo dushaka gusoma, urahita umenya impamvu Imana yari ivuze. Zaburi ya 68 umurongo wa 28. Simbizi mu Kinyarwanda, ariko mu Gifaransa avuga ngo ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Imana irakubwira ube puissant, ube umunyembaraga. Kubera iki? Kuko hano bavuze ngo ton Dieu ordonne, ngo Imana irategetse ngo umuntu wayo, amen, akomere. Kubera iki? Kubera ko Imana itegetse gutyo. Wibaza ko ari kubera iki? Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Kuko Imana iravuga ngo iragutegetse wowe mwana wayo, wowe umuntu w'Imana, irakubwiye ngo ube puissant, ukomere. Kubera iki? Ni ukubera ko Imana irabizi ko umuhamagaro wayo muri Kristo Yesu ni umuhamagaro urimo intambara. Wabibise? Hari intambara z'ubuzima zisanzwe abantu bose bari ku isi bahura nazo, ziri common. Hari intambara z'ubuzima abantu bose basangiye. Hari intambara zisanzwe abantu bari mu isi basangiye. Hari n'intambara rero ziza kubera yuko wakurikiye Yesu. Wayibize? Nuvuga ngo umuntu w'Imana, kuko umunsi turavuga umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana, umuntu agendana n'Imana, yisanga ari mu ntambara atari kubamo iyo ataba umuntu w'Imana, iyo ataba umwana w'Imana. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ngo Imana yawe iragutegetse ngo ube umunyambaraga. None se ntagiye ugera muri situation hanyuma ukabona ati iyaba ari kera ntarakizwa ibi byari koroha? Sibyo? Ariko kubera ko nkijijwe, amen, nkwiye kurwana urugamba. Hano twaravuze ko umukristo afite intambara ahantu hatatu. Hariho Satani, iyi si na kamere ye. None se ibyo bitatu wowe baza ko bikorohera? Umukristo atari mu ntambara kubera ko ari umukristo, uyo ntabwo ari umukristo, kuko afite intambara zirusange. Il y a des batailles inhérentes au salut. Hari intambara tuyisangamo kuko dukijijwe, cyangwa muri ya mvugo yacu ko turi mu nzira y'agakiza. Manishimwe. Igamba turugero, nk'umugabo cyangwa umugore afite umugore udakijijwe, wenda bakaba barabanye badakijijwe, umakaza gukizwa. Sibyo? None wa wundi udakijijwe akazajya muhata amashyi pa kubera ko yanyoye agacupa. Nawe urahita uzinga amashati mu Rwanda. None urabigira gute? Ukijijwe mugenzi udakijijwe amuhoza ku nkeke ndetse no kumukubita, wenda ntabwo nakurusha n'imbaraga. Uragira gute rero? Uragira gute? Uramureka ujya gusaba divorce? Ko mudasubiza kandi ari situation ziriho, uragira gute? Uko umusengera niko aguhata amashi.
ega amadayimoni mbere yuko ahunga abanza gukara. Niyo mpamvu iyo dusengeye ibintu mu ntambara yo kwizera, mbere yuko bigenda bizamura ubukana, none uko umusengera niko bikomera. Wagira gute? Niri yinyo rimwe amaze kuri gukuramo no kwihangana. Hari ubuzima tubamo kubera yuko twakurikiye Imana muri Kristo bigadukomerana. Niyo mpamvu Imana ivuze ngo ton Dieu ordonne que tu sois puissant parce que tu auras à mener des batailles. Ari intambara z'Uwiteka twisangamo, intambara zo gukiranuka. Amen. Abandi biraborohera bagera anana bagatanga karuswa, ibintu bigacamo. Wewe wabikora? Nuva iyi si idushira mbere y'amahitamo. Aramahitamo y'isi bikakorohera relativement, aramahitamo y'umukristo, amen, bigahita bimukomerana. Amen. Tuza kumva impamvu bimukomerana. Ese bayumvise? Amen. Umupagani biramorohera, ahita agenda gushinga ikirego akavuga ati yewe uyu mugore amuza kumweke, uyu mugabo ngoza kumweke, sibyo sinsinzira ibiki. Hanyuma bajya ku ntibakira ibyo birego n'iki yose, hanyuma gahunda igatangira bagasanga n'ibyo, ntago bakabanura bikanga, ntago aza gutsindagira kubana n'umuntu none ejo azafata icyuma usinzira akagukubita akagucumita. Hari mu France hari famille y'Abanyarwanda, umupapa yaravuye kaza rushe agiye kwihengeka, umwana w'umuhungu afa kumbe yateguye icyuma, ahengera se yaryamye araza ari musogota aramwica. Byanyuze mu makuru kwisi. Mwabizi inkiko zavuga ati aba bantu rero amaherezo bazamarana, umwe azicundi, basahita babwira ko divorce iremewe, ahubwo ngo tuzababure bose. Mwabizi mu bihugu byinshi divorce bayigize nko kujya kugura shikarete yari muhekenya cyangwa kugura bike. Ntabwo bigenda ngo ahubwo bitinda gusa kureba imitungo yanyu ko muzayiga ibyabyo, ariko kubatandukanye nako kanya tatrene pango bikingo kwezi ngo bikingo suzuma, ntabyo basuzuma kuvuga ngo ntabwo muri impinja murakuze. Okay, mwabizi. None rero iyo uri umukristo ntago wemerewe kuvuga ngo divorce. Ijambo ry'Imana ricyo rivuga. Amen. Haleluya. Biragukomerana ku mpamvu turi bubone. Ubwo n'urugero naguhaye, ari n'ingero nyinshi mu buzima ugera ahantu uti mupagana akora gutya, ariko giye sinshobora kubikora kuko nkijijwe, conscience yanjye ntiyanyemerera, ngiye gusenga Imana igaca inzira. Urabona kuba umukristo ntabwo ari umukezo. Amen. Être chrétien, c'est choisir le camp de Dieu. Kuba umukristo ni uguhitamo uruhande rw'Imana icyo byagusaba cyose. Uri umukobwa ufite amadiplome, ufite ibiki byose, mugiye mu kizamini cyo kubona akazi, kandi wowe urarushije bariya bose, ariko uriya utanga akazi ukese muryamanye, murahita muryamana. Ariko harabisi babikora. Wowe umukristo uragira gute? Wowe wa mukobwa w'umukristo uragira gute? Ngo kubera ko ngo niko babigenza nawe kubigenza, uti ako kazi
nimba bisaba ko ncumura ku Mana yanjye nikagende, ndategereza ko Imana izama. Iyo choix iri facile no, kuko wari ufite ibikwiriye byose, ariko we ntago bagufashe. Atari ku yindi mpamvu, nuko wanze gucumura ku Mana yawe. Byashikiye umusore yitwa Yosefu, nyirabuja ashatse ko baryamana, we byamujyanye no muri gereza, baramuhimbira ibyaha kuko yanze gucumura ku Mana. Kandi niko yabwiye nyirabuja muka Potifari ngo databuja yampaye ubutware ku bintu byose byo mu rugo rwe kiretse wowe ntago uri mu byo databuja yampaye uburenganzira. Sinakora icyaha nk'icyo imbere y'Imana yanjye. Byamuviriyemo kugera muri gereza. Murabona umukiranutsi, vous voyez le prix d'être fidèle à Dieu. Murabona ikiguzi cyo kumwizerwa. Nimwishire mu mwanya Yosefu, ari mu gihugu cy'amahanga, ubuzima bwe ni ibibazo, abavandimwe we bashatse kumwica, none baramugurishije, ajyanwa muri Egiputa, atarazi icyo gihugu ntabwo yakizi, yisanze noneho ari umukozi wo mu rugo. None nyirabuja dore ibyo yagiye kumushoramo, ashaka kumushoramo, abyanze, arangije muri gereza. Icyizere shebuja aramufitiye yikuraho, kandi injustement nta cyayigeze akora, ntigeze anifuza n'icyo cyaha. Hanyuma urashaka kumbwira ko kuba umwizerwa ku Mana muri isi biroroshye? Non, nous aurons des choix difficiles à faire. Tuzagira amahitamo akomeye. Ushobora kuba mbere y'ikintu ugikoze cyaguhesha $1 million, miliyoni y'amadolari, biva mu byo urimo, ariko bikagusaba gucumura ku Mana yawe, guturika ibintu, kubeshya n'ibindi, ariko ukabyanga, ukemera miliyoni y'amadolari ikagenda, wenda ntufite n'ibihumbi 100 kugira ngo ukiranukire Imana yawe. Ibyo biroroshye bavandimwe? Ntabwo byoroshye. Niyo mpamvu y'Imana iturebye, ko Imana ni umunisya, irabye ati uriya muntu uriya akagerageza kaje imbere ye, yaniyakana ko ako kanya. Imana iratuzi bandugu yangu. Amen. Imana irazi jusqu'où on peut aller avec lui. Imana irazi uriya tushobora kujyana kugera ni Golgota, atanyihakanye. Ariko uriya ntitwarenga ajya umutaruniki. Agimo ngo duharenga umutaru. Nukuvuga iki? Nuvuga ngo uriya yewe ntabwo twajyana ni kilometero, azaba yamaze kunyihakana. Imana iratuzi rero. Amen. Yabwiye Petero ngo inkoko itarabika isake uzaba amaze kunyihakana gatatu. Nose ntumva ko yarabizi? Ariko Petero yaravuze ngo no mu rufu, ngo aba nibakureka jewe no mu rufu tuzajyana. We kandi ntabwo yari indyarya, yavuga ukuri, ariko byarananiranye. Rero Imana iratuzi rero. Rero gukurikira Yesu Kristo mu nzira yo gukiranuka n'ubwizerwa ntabwo ari imikino. Ce sont des choix très difficiles. N'amahitamo akomeye mu buzima pratique, mu buzima busanzwe. Amen. Haleluya. Rero muzirikana ibyo, ubuzima bw'abantu bose banyura muri iyi si bugirwa n'ibyiza n'ibigaragaza, ibihe byiza n'ibihe bibi, sibyo? Iyo ukijijwe rero, noneho iyo wakira agakiza, iyo uri mu nzira y'agakiza, uhita intambara z'uburyo bubiri: iza rusange wari kuzigira n'ubwo utari kwakira agakiza, n'iz'agakiza rero, kubera ko wahisemo uruhande rw'Imana. Ni ngombwa izo ntambara zibaho. Imana ishimwe. Reka tubabwira ibyo tuzi. Haleluya. Kandi birumvikana. Soma ibice 2-3 by'Yeshu Yohana. Buri barwa yandikiwe amatora 7 irangizanya n'amagambo avuga ngo uzanesha. Kubera iki? Nukuvuga ngo gukizwa, kwakira agakiza ni intambara, ni urugamba wiyemeje, kuko Imana iri mu rugamba,
irarwana na Satani. Satani ntabwo azadepoza intwaro, ntazajishyira hasi kugeza ku munota wa nyuma. Nima mwitera ko Satani azigera yicuza, ntabyo. We yariyemeje kuba umwanzi w'Imana kugeza kwiherezo. Jusqu'au boutiste, il va combattre Dieu. Azarwanya Imana, yarabyiyemeje. Azi ko atazayinesha, ariko azi ko azarwana kugeza ku munota wa nyuma. Il est rebelle jusqu'aux ongles. Ni kigomeki kugeza no mu nzara Satani. Mwabyumvise? None batubwiye ngo Imana yari yategetse ngo ube umunyembaraga. Kubera iki? Kubera ko umuhamagaro w'Imana muri Kristo ni ntambara. Nuvuga ngo Imana ntiyavugira ijambo ngo Imana yawe iragutegetse ube umunyembaraga, atari uko izi ko kwikurikira bisaba kwinjira mu ntambara. Abaza rero kwa Yesu bibaza ngo baje kwiyandura imigisha gusa, qui se détrompe. Nibagire gute? Nibamenye ukuri. Amen. Hari imigisha mu bwami bw'Imana, hari imigisha kurikira Yesu, ariko hari urundi ruhande kurwana intambara ze. Amen. Parce que le monde ici yaranze umwami wacu. Mwayise aho kumuha ikamba ry'izahabu nk'umwami, bamwambitse ikamba ry'amahwa. Murabyumva? Nawe rero kumukurikira mu gihe ataraza nk'intare yo muryango wa Yuda, ukwiye gusangira nawe igisuzuguriro bamushizeho. Mwayibise? Nuvuga ngo nimba dushaka kuzimana nawe, tukwiye kubabazanwa nawe. Ariko hari abantu bashaka kwimana nawe, ariko bagakwepa imibabaro y'umuhamagaro. None munashaka muzimane na Yesu, hanyuma mukwepa inzira yamugejeje ku ntebe y'ubwami. Reka dusome Luka. Ni nk'umuntu ashaka umwana, ariko ntabwo ashaka ibise. Azaba mu kanwa se? Azajya kumwiba. Jewe ndashaka umwana, ariko sinshaka gutwitsa inda. Uwo mwana ntabwo azaba uwawe. Tuzagenda mu adopte, ariko ntabwo uzabona umwana wawe afite ADN yawe. Bishoboka. Amen. Ya prix à payer. Hari ibintu ni ngombwa tukwiye kubigeraho hari kiguzi. Amen. Luka. Mais il n'y a pas de vie facile. Ubuzima ako niko abantu rero bababeshye ngo ngwino kwa Yesu ngo nimigisha gusa. No bakandagiramo bakuva harashushe bakiruka. Twari tuzi ko ari imigisha gusa kwa Yesu, none birashaririye twapfuma twigumira kwa Satani. Soma Luka 22 umurongo wa 28 na 30. Mwumve ko Yesu avuga. Nimwe mwagumanye nanjye twihanganana mu byo nageragejwe, nanjye mbabikiye ubwami nk'uko data yabumbikiye, kugira ngo muzarye munywe mwegereye ameza yanjye mu bwami bwanjye, kandi muzicara ku ntebe y'isi y'icyubahiro, mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Amen. Amen. Hallelujah. Mwasomye abantu barashaka kuzarya no kunywa ku meza y'umwami, kandi barakwepye inzira yamugejejeho. Yavuze iki? Umuntu mwebwe mwabanye nanjye mu byo nageragejwe, nkuko data yambikiye ubwami, intebe y'ubwami, nanjye mbabikiye intebe z'ubwami, ngo muzicarana nanjye mu bwami bw'Imana, murye munywe. Kubera iki? Niki kizabahesha ba Petero kwicara ku ntebe z'ubwami bakarya bakanywa bari kumwe n'umwami? Kuko bemeye kunyura aho yanyuze.
c'est ça. Twe turashaka gloire y'Imana, ariko ntabwo dushaka kunyura mu nzira ijyana kuri iyo gloire ko bwiza. Umvirize uko Pawulo avuga muri Timoteyo, Timoteyo wa kabiri igice cya kabiri ku murongo wa 11-13. Iri jambo ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, we ahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Amen. Amen. None kugira ngo twimane nawe ngo bisaba iki? Musubize ibyanditswe ko bivuga. Nonse kwihangana gusabwa mu iyo situation. Wewe wigeze ubona umuntu ari kuri table ku meza ararya ngo wihangane? Yegira byo nabona. Muwaze musubize. Wigeze ubona abantu bari ku meza bararya ibyo kurya bakunda, hanyuma umuntu akabanyuraho ngo mwihangane? Kwihangana ubibwira umuntu ari mu bigeragezo, mu mubabaro. Ntabwo ushobora rero kuzicarana na Yesu mu bwami bwe, amen, ku ntebe ziteguriwe abantu be, hanyuma ngo musangire, murye mwe musangire ko bizaba, warakwebye, warahunze inzira Umwuka Wera ategekeye abantu bose kunyuramo niba bashaka kuzaba glorifié avec Jésus, niba bashaka kuzicarana na Yesu mu bwiza no mu cyubahiro. Hari inzira Umwuka Wera yadutegeye kunyuramo. Manishimwe. Absolutely kiye kunyuramo. Manishimwe. Wowe nanjye ntabwo tuzi iyo nzira ejo tuzanyuramo, ariko icyo nzi ntabwo tuzimana nawe tutanyuze aho yanyuze. Amen. Haleluya. Golgotha yari ngombwa kugira ngo Kristo yinjire mu bwiza bwe. Yari ngombwa. Amen. It was a must. Yari ngombwa. Ni ngombwa unyure aho Kristo yanyuze kugira ngo data akujije, abone ko ukwiriye kwicarana n'umwana wayo, amen, mu bwami bwa se. Ni ngombwa. Nta rakursi, shortcuts ntago zibaho mu nzira y'Umwuka Wera. Amen. Ntushobora gukwepa ngo uri inzira ya bugufi y'ubusamo mu by'agakiza. Ukwiye kunyura aho Umwuka Wera yagutekeye kunyura. Amen. Abantu batazi nibura iby'ingenzi bivugwa ku rupfu rwa Yesu Kristo, ni ikibazo gikomeye cyane. Soma Abaheburayo ibice 9 uraza kumva ibyo ari byo. Amen. Umurongo wa 13-14. None ubwo amaraso y'ihene n'ay'amapfizi n'ivu ry'inka y'iriza iyo biminjiriwe ku bahumanye, ko byeza umubiri ugahumanuka, nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'Umwuka w'Uwiteka, ntazarushaho guhumanura imitima yanyu akayizaho imirimo ipfuye, kugira ngo umuntu uko mukorera Imana ihoraho. Amen. Amen. Murabona kuri 14-14 baravuga uriya mubiri wa Kristo, amen, icyawujyanye kuri uwo musaraba icyo ari cyo. Umwuka Wera yafashe mpiri. Écoutez-moi, ndashaka ijambo ry'Ikinyarwanda. L'homme Jésus. L'homme Jésus. Mwayibize? Jesus as a man. Son of man, quoi vous. L'homme de Jésus, a été embrigadé, a été saisi par l'Esprit éternel. Et cet esprit l'a conduit à la croix. Nous voyons Yesu umwana w'umuntu
yafashwe mpiri n'umwuka w'iteka ryose, umwuka w'Imana ari umwuka wera, afata wa mubiri arawushorera arawutwara no ku musaraba. Wabizi? Ni ukuvuga ngo rero umwuka wera tujya tuvuga tutanamuzi, hariho inzira agutegekera kunyuramo nimba ushaka kuzagera ku by'Imana yaguhamagariye. Donc c'est l'esprit éternel qui a conduit l'homme Jésus à la croix. Ntabwo ari umuntu Yesu ngo yagiye ku musaraba, c'est l'esprit, ni umwuka wafashe mbiri umwana w'umuntu yitwaye Yesu, apana Kristo. Mu bitandukanye nabyo yitwa Jésus Christ, yitwa Yesu Kristo, kuko arimo babiri. Yesu ni umuntu. Ntabwo byo muri Bibiliya ngo arabane bitwa Yesu, bari Yesu Yesu ni ukuvuga Yeshua. Amen. Yesu rero ni umuntu, Kristo rero, amen, iyo ni identite ye nk'Imana. Niyo bavuga ngo Yesu wasizwe. Tuba Christ ça veut dire loin, wasizwe. Iyo bavuze Kristo bavuga l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Niyo mubari wo muri esoterisme babandi bari mu by'umwijima byabo. Amen. Yaba franc-maçonnerie n'ibindi byose muri Asia yabo, iyo badashaka kwemera Yesu nk'Imana, ndetse iyo bita nouvelle âge, new age, ni kuvuga ngo ni kivangi cy'imyizerere yose vanze, ok, un syncrétisme religieux, bavuga ngo principe christique, ngo uriya Yesu ntacyo asumbije abandi, ngo kuko ngo mu bihe bitandukanye, amen, ngo hoherezwa mu isi umuntu arimo principe christique. Nk'uko abayisilamu bavuga ko biteze Imam Mahdi, hanyuma abahinduiste biteze Krishna, ngo n'abakristo biteze Yesu Kristo. Wabibise? Bose bashyira hamwe ko ari igihe ngo numwe uwo, nuko amadini y'amizerere imwita amazina atandukanye. Waye ikintu bahuriyeho cyose bose ngo ni principe christique, mu ijambo rimwe umwuka. Wabibise? Ariko icyo batazi cyangwa Satani abashuka nuko Yesu Kristo, amen, ntabwo ari principe christique, ahubwo Yesu ni Imana yigize umuntu. Kuko Paulo aravuga ngo en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, ngo muri we niho harimo fullness y'Imana. Wabibise? Ngo ibintu byose bidutembamo ngo twabifashe kuri we. Nuvuga ngo Mose imbaraga zamukoreyemo zari ni za Kristo. Nuvuga ngo Kristo niwe afite plenitude, nuvuga ngo ni Imana. Abandi bose ba Eliya n'abandi baronse portions ni migabane. Wabibise? Wenda abantu bamwe ni mugira amamiri runaka, bamwe ni mujya kwiga hanze mukigaza kaminuza zindi mukaba dogite mugira gute, muzabona abantu baza kubarekrita bari muri zo groupe navuze, bazababwira ati no Yesu yego ntabwo tumuhakana. Donc buri gihe cyose mu ma periode runaka, cycle z'ubuzima, ngo hariho umuntu aza afite principe christique. Wayibise? Rero ukwiye kumenya ibyo aribyo rero, kugira ngo ntuzagwe muri uwo mutego. Imana ishimwe. Yesu ni Imana yambaye umubiri, ntabwo ari principe christique gusa imukoreramo, ni Imana yambaye umubiri. Imana ishimwe. None twumvise iki? Ngo ninde watwaye umubiri wa Yesu ku musaraba?
n'umwuka wera. Hano bavuze ngo l'esprit ngo combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, par un esprit éternel. Amen. Alors nibaza ngo ukizwa tubonye ko uburokore n'idini sibyo, twe turi mu nzira y'agakiza. Noneho reka rero twavanse hanyuma dufite umwanya wo gusenga. Twabonye ko Imana itegeka ko abantu bayo bagire gute, baba abanyantege nke. Non, ton Dieu ordonne soit puissant. Ngo Imana iragutegetse ugire gute, ubu umunyembaraga. Twabonye impamvu nuko gukurikira Imana muri iyi si ni ukwiyemeza kurwana urugamba. Amen. Satani, iyi si na kamere yawe. Iyi ntambara rero ya buri munsi. Imana ishimwe. None umuntu w'Imana yahagarara gute hagati iki ibyo ahanganye nabyo? Nicyo tuza kureba. Icyambere kumenya ibintu bituma umuntu w'Imana anesha muri izo ntambara zivana nuko yakurikiye Yesu, yuko ari mu nzira y'agakiza. Amen. Nuko akwiye kuba ahagaze mu bintu biri mu buryo adakwiye kubishidikanyaho. Hano nanditse ngo la confiance dans le Seigneur et sa parole, seule ressource dans les combats du disciple de Jésus. Ngo kugira confiance nuvuga ngo kumenya Yesu ko ari umwizerwa n'ijambo ry'Imana ko ari ryo kwizerwa, iyo niyo soko umuntu w'Imana avomamo imbaraga mu ntambara ze. Navuze ni la confiance dans le Seigneur et sa parole, seule source dans les combats du disciple. Donc c'est la seule source. Ngo kumenya ko umwami Yesu ari umwizerwa. Amen. Kumenya ko ijambo rye ari ryo kwizerwa, iyo niyo soko umuntu w'Imana avomamo imbaraga. Biza bituzana rero kumenya ngo ese confiance ni iki. Twabonye ko kwizera mu kilatini ni fides, bivuga ko confiance. Amen. Alléluia. Donc le mot foi vient du latin fides, qui signifie confiance. La foi désigne étymologiquement le fait d'avoir confiance en quelque chose ou quelqu'un. Ngo kwizera bivuga ngo kugira confiance Imana, kwigirira icyizere kwibyo iyo icyo ivuga ko ari cyo, ikavuga n'ijambo ryayo ukwiye kubyemera ko nta kinyoma kirimo. Amen. Alléluia. Iryo jambo rero confiance ntago riri gusa mu byerekeye iby'Imana, riri no muri philosophie. Donc c'est un concept philosophique. Nabyo en philosophie la foi, iyo bavuze kwizera muri philosophie, la foi est une adhésion ferme. Mu by'ubundi ndabishyira mu Kinyarwanda kuko bifite icyo bivuga. En philosophie, la foi est une adhésion ferme et entière de l'esprit à une idée, doctrine ou religion, sans que cette adhésion soit basée sur une démonstration rationnelle, et représente une croyance personnelle et intime, souvent absolue et fondée sur des sentiments, des intuitions ou une confiance profonde. Murumva ko philosophie iravuga ngo ukwizera ngo ni adhésion forte et intime. Nuvuga ngo ni umutima wawe imbere, mu muntu imbere, wihambira ku kintu kuko umutima uzi ko ari ukuri. Amen. Adhésion forte et intime. Ndazi ko Yesu ari umwana w'Imana, ndazi ko Yesu ankunda, ndazi ko Yesu atazigera ndeka, ndazi ko Yesu uretse muri ubuzima no mu buzima buzaza turi kumwe n'abakaramata, ndazi ko isi yose nubwo yandeka Yesu ntazandeka. Iyo rero muri philosophie babyita la foi, nabyo ko ni adhésion forte et intime. Ni kuvuga ngo ni ukwihambira ku cyo uzi ko ari ukuri, kwihambira. Amen. Baba ndi ngo
tubishingutsemo, twayivuyemo, na filozofi ubwayo ibacishamo ijisho. Ureka Imana na filozofi ibacishamo ijisho, ati mwende kure, hakuna imani ndani yenu. Icya mbere, adhesion forte intime, kwihambira kuco wita ko ari ukuri, atari uko wakibwiwe n'abantu, nuko byinjiye muri wowe ukumva ko iki kintu n'ukuri mu mutima wawe. Icya kabiri, nubwo umviriza, bavuze ko la foi no muri philosophie yitango ni absence de démonstration rationnelle. Nuvuga ngo nubwo ntashobora kubyerekana gutya, sibyo, imbere y'abantu, ariko muri jewe numva ko ari ukuri, aho rero ufite kwizera. Selon la philosophie. Wayibizi, Bibiliya ifite definition yayo. Neti mwono dusomere Ayobora 11:1. Bibiliya isobanura ukwizera mu magambo yayo. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi niko kuduhamiriza ibyo tutareba ko ari iby'ukuri. Amen. Amen. Iyi ni definition y'Imana. Uku niko Imana isobanura ijambo kwizera. Iyi ni definition ya filozofi, ni ibisobanuro by'Imana. Uku niko Imana isobanura ukwizera, ijambo kwizera. None muri filozofi baravuga ngo kwizera, la foi, c'est une adhésion forte et intime. Donc la foi est une croyance qui dépasse la simple conviction intellectuelle. Elle est une adhésion du cœur, une adhésion qui engage la totalité de la personne. Nuvuga ngo filozofi iravuga ngo uvuga ko ufite kwizera nuko ibyo yizera, amen, aba umutima we waremeye kubyihambiraho, kabone nubwo adashobora kubyerekana. Benshi ntago barava mu nzira se, tukiraha gusa, benshi ntibavuye mu nzira. Benshi babaye elimine, nta kwizera bafite. Wabizi, haba sur le plan religieux, même sur le plan philosophique, nta kwizera bafite. Habuze iki mu bantu? Habuze iki? Habuze icyo no mu bucamanza mu mategeko bita intime conviction. No mu mategeko juge, amen, hari agace bamurekera ka intime conviction. Hari igihe amategeko yose bisanga ko iyo case ntabwo yateganijwe n'amategeko, haba mu mategeko yanditswe, haba muri jurisprudence, amaka yigeze kubaho. Ntabwo rero ashobora kuvuga ngo rero kuko bitateganijwe n'amategeko nta rubanza nca, ari intego iri mu muhane nawe. Bayibizi, parce qu'il a refusé de rendre la justice avec une bita intime conviction du juge. Umutima we akwiye kumva, giye numva ko naruca gutya. Wabizi, intime conviction. Murumva ko icyo kintu kirakomeye, kiri mu by'Imana, kiri no mu mategeko, kiri no muri filozofi. Abantu rero b'ikigerero babuze intime conviction mu byo barimo. Babirimo kubera bakanaka, wabizi, babirimo kuko bigezweho, babirimo kubera ko umugabo wanjye abirimo, kubera ko umugore wanjye abirimo, nanjye mbirimo. Abantu bafite kubura intime conviction, babuze ijwi ry'imbere mu mitima yabo ribabwira ngo uku n'ukuri ndakwihambiriyeho. Iryo jwi bararibura. Niyo mpamvu ngo mu gitondo babirimo, saa sita babishungutsemo, nimugoroba babigarutsemo. Nimba iryo jambo turibona mu madomene yose rirakomeye. Mwabizi? Amen. Haleluya. Mu by'Imana turaribona, gitwa kwizera. Muri filozofi twabibonye, ntabwo ndarangiza definition ya filozofi, twabibonye no mu mategeko rero. Amen. Muri science juridique nayo
ko nayo iri muri domaine dushira muri science, nubwo ishobora gushyirwa muri domaine zitandukanye. Amen. Ariko hariho le juridique comme une science, la science. Amen. Niyo mpamvu habaho la philosophie du droit. Hariho rero no mu mategeko naho baravuga ko hari igihe hakoreshwa intime conviction du juge. Amen. Akaba azi ko umutima nama we utamucira urubanza ko yariganije. Wayibise. Iriya intime conviction irenze domaine gusa ya mategeko tu pratica, ginja muri domaine rero philosophique. Wayibise. Nawe ari ibintu mekanike gusa. Niko mashuri menshi niko bigisha abantu sokamo none ngo afite ngo code penal ngo afite ibiki. Wayibise. Ariko bakwiye no kubigisha kandi bakabishemangira iyo dimension ya philosophie ya droit. Nkuko ari la philosophie politique n'ibindi byose. Amen. Haleluya. Ningi jambo ry'Imana. Kumenya gusoma verse Yohana ari mu 6. Birahagije se? Birahagije. Kumenya iyo jambo ni iryande, cyavuzwe nande, byavuzwe mu contexte, byari urabwira bwirwa bande. Wayize? Ari ibintu byinshi cyane bizengurutse ijambo rimwe rya Bibiliya. Niyo mpamvu muri theologie batwigisha exegèse na herméneutique, kumenya mbere byavuzwe mu contexte, ababibwiwe ni bande, l'applicabilité maintenant, ese uyu munsi byakoreshwa gute. Bayo byose rero ni ibintu bikwiye kuba bizwi na abo bita les ministres de la parole, muguti ba ministre b'ijambo. Turacyakomeza. Twabonye ko muri philosophie bariho baradefinisa iki kwizera, adhésion forte intime, twamaze kubivuga, kwihambira ku cyo wita ukuri atari uko wakibwiwe gusa, absence de démonstration rationnelle, kabone n'ubwo utashobora kubyerekana ariko umutima urazi ko ari ukuri, ni gutuma haba icyo bita engagement personnel, wita wiyanga uriyemeza kwinjira muri cyo wumva muri wowe ko ari ukuri. Amen. Au-delà de la simple croyance, ngo birarenze kuvuga ngo ndizera Imana rukumbi n'umwana wawe w'ikinege Yesu Kristo yabyawe n'umugore sibyo. Iyo ni foi intellectuelle, ibyo biri mu bwonko. Kwizera kurenga ubwonko kukangaja n'umutima, le siège de l'action. Amen. Haleluya. Ariho umufilozofe kandi umuntu w'Imana w'umudanwa, Danemark mu Burayi, abagituye bitwa badanwa. Kego nacyo kigeze kugira abakozi Imana benshi mu binyejana byashize batwara ubutumwa bwiza ku isi. Ari amatorero yashinzwe n'abadanwa, cyane amatorero y'ababatiste naye Batiste y'u Burundi yashinzwe n'abadanwa kera, uko madina giyaza, sibyo? Ariwe umuntu wa Kierkegaard, uyu yari umufilozofe kandi yari umukristo wujuje ibyangombwa. Amen. Dore ko yadéfinit la foi. Kierkegaard définit la foi comme un saut, simbuka, qui consiste à se jeter dans la foi, à abandonner la certitude pour se lancer dans l'incertitude et l'engagement. La foi est donc une décision, une initiative du sujet face à un appel qui le traverse. Koniko yavuze. Amen. Kierkegaard ubuzima bwe bwari ubuzima bwo kubaho nk'uko ijambo ribivuga. Amen. Mu buryo yahuye n'intambara nyinshi. Haleluya. Haleluya. Abitwa filozofe bahawe imidari, bahawe amapete, bahawe ibyubahiro, abitwa ba Jean Paul Sartre, abitwa ba Heidegger, abitwa bande
bahawe amapete n'imidari isi irabashyira hejuru. Abo bose nubwo bari abafilozofe bafashe iby'ubwenge mu buryo bunyuranye no kwizera, c'était des philosophes athées, cyane cyane iyo ndavuga muri existentialisme, ni kuvuga ku gutekereza ku byerekeye ubuzima, impamvu umuntu ari ku isi n'iki byose. Bose abo bose ba Sartre bande bavomye kuri uyu Kierkegaard, kandi yari umukozi w'Imana, yahanganye na institution y'igihugu cye, amen, ya gikristo, kuko yarabereka ko bari mu mihango n'imigenzo, baramurwanya mu buryo bukomeye cyane Kierkegaard, ariko yarahagaze kugeza ku munota wa nyuma, amen. Apfa mu buryo buzima bukomeye bukakaye, ariko yanga kuva ku bya bindi filozofi yise une adhésion intime et forte, yaremeye gupfa, amen, haleluya. Uwo yensipiye n'abafilozofi b'isi batari abakristo, bari abasarte, bari bose ba Heidegger n'abandi bose. Imana ishimwe. Mwumvise uko yatanze definition yo kwizera ngo ni so kwijugunya. Kwijugunya he? Dans la foi. Ngo kwizera ni ukwijugunya mu kwizera. Aho se ni he? Aho ni he? Kwijugunya mu kwizera. Mu ijambo rimwe ibyo Kierkegaard aravuga, umufilozofi w'umudanwa, amen, wo mu binyejana byatambutse, ariho aravuga ko kuri we kwizera, amen, ni ukwijugunya mu by'Imana ivuga ko bihari, kabone n'ubwo utabibona, ariko ukabyijugunyamo, uzi yuko iyo Mana yabisezeranye, iyo Mana yabivuze, ntagibeshya, nishobora kugutenguha. Imana ihabwa icyubahiro. Ni benshi se bijugunya, ni benshi bijugunya mu kwizera, kubera ko umwana w'umuntu ashaka gushinga ikirenge aho yumva ko hakomeye. Dore ko tugena uruzi ruri hariya, ati ijugunyemo, ukajya ufata le roseau c'est quoi, urubingo, ukajya gupima uko harese, wabizi, ni ubwongo, amen. Ariko kwizera ni ukwijugunya, ariko mwumvise ntago wijugunya hariho hose, wijugunya mu kwizera. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Donc tu ne sautes pas n'importe où. Ushaka kugwa mu nguguru y'amavuta ashyushye, urijugunya mu kwizera. Imana yavuze, amen, nishobora kubeshya, ntigibeshya, amen. Satani niwe se w'ibinyoma, nta kuri yigeze ahagararamo, ariko Imana yavuze, kuko yavuze ndijugunye. Imana ishimwe, haleluya. Ndijugunye, haleluya, kuko yavuze ndijugunye. Wijugunye he? Mu kwizera. Wijugunye mu isi y'ukwizera, haleluya. Wijugunye mu kwizera. Ariko umutwe wacu urimo agaservo gapima ikiro kimwe n'amagarama 400, niko duteye ingorane. Aka kantu gato kari hano gapima ikiro n'amagarama 400, niko kaduteza ibibazo. Niko gafata urubingo kabanza gupima mbere yo gukandagira aho Yesu avuga ngo dukandagire. Niyo mpamvu nta gitangaza tubona. Nous vivons une vie normale et nous recevons ce qui est normal. Oui. Si nous vivons dans le surnaturel, là alors nous récoltons le surnaturel. Iyo tubaye mu isi iyo nyine Imana ivuga, kabone ubwo tutayibona neza, amen, niyo dusangamo ibintu bidutangaza. Haleluya, haleluya, amen, haleluya.
reka ngurugero. Nimba ufite umuvandimwe wawe ari hanze, tuvuge uyu mugoroba nushaka gutaha mu rugo, utashe mu rugo, uba witeguye gusanga abo musanze mubana, sibyo se? None se nufungura umuryango ukinguye ukabona umuvandimwe wawe niwe yicaye muri salo, ugira gute? Urikanga kuko ntabwo wamwitegaga. Nimba dushaka rero kwikanga mu byerekeye iby'Imana ivuga, amen, tukwiye kwijugunya mu kwizera. Kuko mu kwizera tuhasanga ibyo tutazigaga ko bihari, gusa nuko Imana yabivuze, amen. Ariko nitugendesha ubwenge bwacu ntabwo tuzikanga, ntabwo tuzatangara. Oya, uzajya uba mu bintu bisanzwe, ntabwo uzigera utangara. Nimba ushaka gutangara, ukwiye gukora nk'uko Kierkegaard yavuze, ukwiye kwijugunya mu kwizera, amen. Fais un saut dans la foi, ukwiye kwijugunya mu kwizera. Imana ishimwe. Ese murabyumva? Biroroshye? Ntibyoroshye ko umuntu amenyereye, parce que l'homme a peur de l'inconnu. Umuntu atinya ibyo atazi. Tugira abana bato twaratinyaga kwinjira mu cyumba hatabona, sibyo? Wenda wahuramo n'iki? N'igisimba? Uratinya kwinjira mu cyumba hatabona. Rero iyo Imana iduhamagaye kugendana nayo, ni ukuvuga ngo turemeye ko Umwuka Wera atuyobora mu byo tutabona, kuko tuyizera ko azi icyo avuga kandi ntajya abeshya, amen. Haleluya, haleluya. Rero tumaze kumva yuko kwizera kuri mu madomene menshi, kuko hari ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'umuntu. Alléluia. Donc le mot confiance dans la Bible signifie littéralement une sécurité audacieuse, confiante, sûre, ou une action basée sur cette sécurité. Donc la confiance, il doit kuba muri sécurité y'Imana. Iyo tudafite foi, kwizera nk'uko Imana ikuvuga mu Baheburayo 11:1, cyangwa uko iyo filozofi yabitubwiye, une adhésion forte et intime, tugera mu buzima tukaba muri insécurité, kubera ko utinya ibintu utametriza, ukaba muri insécurité, amen. Kwizera kuguha confiance ikaguha iki? Tubizi ko kwizera ni confiance, sibyo? Confiance mu Mana no mu ijambo ryayo bibyara sécurité. Iyo sécurité rero igatuma ukora imirimo utari gukora mu bisanzwe, donc des actions basées sur cette sécurité. Imigani 3:5, hanyuma dufata umwanya wo gusenga. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku bwenge bwawe, amen. Amen. Ete mukunda dusubiremo. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku bwenge bwawe, amen. Amen. Birasobanutse ntibisobanutse? Imana itubwiye iki? Kwiringira? Ukarusomere kandi. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku bwenge bwawe, amen. We kwishingikiriza ubwenge bwawe, ahubwo wiringire Imana n'umutima wawe wose. Si ya confiance se? Nuvuga ngo ubwenge bwacu ari igihe butubuza kugendana n'Imana. Haleluya. Imana yabwiye iki Yosuwa 1:5? Yamubwiye iki?
Yosuwa 1:5 yamubwiye iki? Yosuwa 1:5 nta muntu n'umwe warinda kuguhagarara imbere iminsi yose yo kubaho kwawe, nk'uko nabanaga na Mose niko nzabana nawe, sinzagusiga kandi sinzaguhana. Amen. Ni Imana ibwira Yosuwa. None se Yosuwa amenye ko Imana itabeshya, kandi niko byari biri, akamenya ko n'ijambo rye ari ukuri, Imana akamenya ko ni nyakuri ubwayo, n'ijambo ryayo ni ukuri. Aya magambo wumva yararemye iki muri Yosuwa? Yaremye iki? Yaremye sécurité. Nta mwanzi yari kumuhungabanya. Amen. Kuko azi ko Imana itabeshya, kandi ibyo yavuze niko kuri. Iyo Yosuwa ashidikanya kuri aya magambo, ntabwo yari kurwana zina ntambara ngo azishobore. Ntabwo yari kugeza ubwoko bw'Imana mu gisezerano. Ese aya magambo amuhaye Yosuwa umwanya wo kuzajya abanza kureba abanzi ari bugwane nabo imbaraga zabo, kabone nubwo baba isi yose mu mubare, bakagira intwaro z'isi zose. Ese si cyo kibazo. Ikibazo nuko akwiye kwizera, kugira confiance Imana n'ijambo ryayo, kandi akagendera amategeko Imana yahaye Mose, yanditswe mu gitabo cya Mose. Amen. Ngo iki gitabo cy'amategeko niki kuva imbere ku manywa na nijoro, n'uyi buryo cyangwa ibumoso bwacyo, ugihoze amaso ku manywa na nijoro, ugitekerezaho. Amen. Ukore ibiri muri cyo, ngo aho niho uzahirwa muri byose. Imana itumubwira rero ngo ntawe uzaguhagarara imbere. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Ntawe uzaguhagarara imbere ngo aguhangare. Ikibazo rero ntabwo Yosuwa yari kubanza kureba umwanzi amwigeho. Ikibazo nuko mu gihe agenderera mu ijambo ry'Imana, ari amategeko y'Imana yahaye Mose, amen, ntajye iburyo n'ibumoso bw'iki gitabo kivuga, igitabo cy'Imana, itegeko y'Imana, iby'umwanzi uko ameze, imbaraga afite, ibyo ntabwo ari ibye, kuko Imana yamaze kumubwira ngo ntawe uzaguhagarara imbere igihe cyose cyo kubaho kwawe. Amen. Ni ukuvuga ngo rero umuntu w'Imana hagati y'ibyo ahanganye nabyo akomezwa no kumenya iyo Mana ye, akamenya ko Imana yo kwizerwa, akamenya n'ijambo rye akwiye kurimenya, kandi akamenya ko ari ryo kwizerwa naryo. Imana ishimwe. Ibyo twibwira rero, twatangiye tuvuga duti umuhamagaro wacu muri Kristo ni umuhamagaro utujyana mu ntambara z'Uwiteka. Ari uwavuze ibi bikurikira nshaka kubasomera. La diversité fait partie du plan de Dieu pour notre progression éternelle. Ngo ibigeragezo ibyo duhanganye nabyo biri mu mugambi nabyo w'Imana, kugira ngo dutunganirizwe rwose mu buzira y'ubugingo buhoraho. Amen. Lorsque nous rende plus humble, iyo ibyo ibitugerageza bituma twicisha bugufi, nous raffine, bikatweza, bikatuvana mu ihamba, murabyumva, nous instruise, bikatwigisha, donc et nous sont bénéfiques, biba ari ingenzi. Donc les difficultés de la condition mortelle, nkatwe abantu bapfa, ibyo bigeragezo rero ngo peuvent être de puissants instruments dans les mains de Dieu pour faire de nous des personnes meilleures. Ngo ibyo bigeragezo bishobora kuba ibikoreshwa n'Imana kugira ngo Imana idutunganye. Wayibise?
dans la vie de l'homme de Dieu, mu buzima bw'umuntu w'Imana, il faut toujours se remémorer cette vérité. Umuntu w'Imana akwiye kwiyibutsa aya magambo. Muyakurikire, umuntu w'Imana akwiye kwiyibutsa igihe cyose aya magambo. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ngo iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo. Tuzajye tubyibuka. Iherezo ry'ikintu riruta itangiriro ryacyo. Imana ishimwe. Ariko abantu benshi ntabwo bita ku iherezo ry'ikintu, nabitekerezaho, niyo mpamvu mu buzima benshi barangiza bicuza. Omereza. Notre préoccupation numéro 1 igikwiye kudushishikaza cya mbere niki. Notre préoccupation numéro 1 ne devrait pas être celle d'accomplir de grandes choses pour Dieu. Ngo ikintu cya mbere tukwiye gutwarika ntabwo ari gushaka gukora ibintu bihambaye kubw'Imana. Même si toutes les choses sont bonnes pour l'avancement de l'âme de Dieu. Nubwo ibyo bintu ari byiza mu guteza imbere ubwami bw'Imana. Mais ce qui importe, c'est de durer jusqu'à la mort dans le témoignage qui glorifie Dieu. Igikuru nuko tutaba mu gakiza imyaka runaka hanyuma tukavamo. Igikuru nuko turamira mu gakiza mu buzima bwacu bwose tukarangiza duhesha Imana icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Igikuru nukuramira, ukwiye kuguma mu gakiza. Amen. Ukaguma mu gakiza kugeza ku iherezo, mu buryo ubuzima bwawe buzahesha Imana icyubahiro. Niyo mpamvu Yesu yavuze inshuro nyinshi ngo uzihangana akageza ku iherezo ntuzakizwa. Rero kwihangana rero nicyo kintu kibura mu bantu benshi, bamara gito mu gakiza hanyuma bakavamo. Abantu benshi rero ntibarangiza bakijijwe, ntibarangiza nk'abantu bamenye Imana. Amen. L'homme de Dieu doit se concentrer sur l'action. Umuntu w'Imana ntakwiye kuguma mu magambo gusa, akwiye kugaragaza ukwizera kwe mu bikorwa. L'homme de Dieu doit rester positif et agir en fonction de sa foi et de ses valeurs, même en face des difficultés. Umuntu w'Imana akwiye kutaba umunyamagambo gusa, akwiye kuba ari umunyabikorwa biserura ukwizera kwe n'indangagaciro afite mu Mana, nubwo yaba ari mu bigeragezo mu buzima bukomeye, mu bihe bikomeye anyuramo. Amen. Hano duhamagariwe kutaba abanyamagambo, kumenya amaverse menshi ya Bibiliya gusa. Amen. Birumvikana mbere ko tufata umwanya gusenga. Il nous faut apprendre à nous appuyer sur le Seigneur. Tukwiye kwiga kwishingikiriza umwami. Il ne s'agit pas seulement de croire en lui. Ntabwo tukwiye duhamagariwe kumwizera gusa, mais de dépendre de lui totalement. Ntabwo duhamagariwe kumwizera gusa, iwe amen, kudepanda nawe by'ukuri. Twahamagariwe kumufataho nk'inkingi idukomeza. Amen. Quand vous vous appuyez sur quelque chose, vous vous attendez à être porté, soutenu. Iyo ushingije ikintu uba wizeye ko utagwa, uri bukomeze guhagarara. Donc nous pouvons nous appuyer sur le Seigneur. Nawe tukwiye kushingikiriza umwami. Haleluya. Turabona kuri Yosuwa twabisomye. Yarishingikirije Imana n'ijambo ryayo, hanyuma atsinda n'abami bamurusha imbaraga. Hanyuma niturangiza gusenga turagaruka mu cyiciro cya kabiri, turareba icyo bita les caractères de l'homme de Dieu. Tuza kureba ibiranga umuntu w'Imana kugira ngo abe yahangana n'ibigeragezo n'intambara z'uburyo bwinshi zo muri ubuzima bishaka kumubuza kuzarangiza nk'intwari y'Imana. Amen.
Bibiliya hari ukuntu idefinisa umuntu w'Imana. Bibiliya hari ukuntu ifite ishusho y'umuntu w'Imana. Kuko kenshi twebwe turibwira ngo turi abantu b'Imana, ariko Bibiliya igahita ituvana muri liste. Kuko hariho critère z'abantu b'Imana. Ntabwo ari uko twe twibwira. Bibiliya hari ukuntu idekiriva abantu b'Imana. Iyo mvuze abantu b'Imana no kuvuga ngo baremwe n'Imana gusa, nabagendana n'Imana. Dufate iminota 5 tujye imbere y'Imana. Haleluya. Hanyuma dusenge dukurikije aya magambo tumaze kumva mu buzima bwacu. Imana ishimwe. Iminota 5.